Inshuti za Rwanda 24 mwiriwe neza aho muhereye hose cyangwa se mwaramutse bitewe n'igihe mufunguriye iyi video. Aka kanya rero nagira ngo mbahe ikaze kwiga itangazamakuru nanone. Itangazamakuru cyanyu, igitangazamakuru kibagezaho update y'umunsi. Abakurikira iki gitangazamakuru bari hirya no hino mu gihugu tubahaye ikaze, turabashimiye uko kudukurikira ndetse no kutwereka ko muri kumwe natwe. Abari mu turere dutandukanye cyangwa se mu ntara zitandukanye nabo tubahaye ikaze, turabashimira namwe ku bufatanye bwanyu bwo kudukurikira. Abari mu bihugu bitandukanye bya Afurika cyane cyane ibyo duhana imbibi harimo Tanzania, Burundi, Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe turabashuhuje ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afurika. Abari hanze ya Afurika tubahaye ikaze, tubashimira ubufatanye bwanyu ndetse no kudukurikira. Aka kanya rero ndagira ngo mbahe update y'aho icyorezo cya Marburg kigeze mu Rwanda ndetse n'abo kimaze guhitana nk'uko tubikesha Minisante. Reka